Elise ni umukobwa w'imyaka 25. Uyu mukobwa rero ni umwarimu kuri pirimeri yo muri karitsiye ye. Gusa nyine ikintu kiba kimuraje inshinga ni uko rwose abana nyine badafite ubushobozi baba bafashwa maze bakabasha kwiga neza. Ahora rero arwana ishyaka kugira ngo ikigo cye kugira rwose abana bava mu ishuri kubera kubura ibikoresho cyangwa se kubura amafaranga y'ishuri. Uyu munsi rero aba yatumiwe n'ubundi mu birori byo gukusanya inkunga kugira ngo bafashe abanyeshuri ariko batishoboye. Ntabwo rero rwose aba yabisiba uko byagenda kose, gusa buri uko yajyaga kuva mu rugo mama we yabanzaga kumubwira ati ariko rwose mwana wanjye ujye ureba ku mpande zombi, ubu ngubu imyaka iri kukujyana kandi ntabwo uzaguma uri umukobwa ubuzima bwawe bwose, ugomba kuzubaka urugo maze ukagira uwo mubana. Naho Elise ati ariko se mama ubu warandambiwe koko ku myaka mfite 25, ubu se ni myinshi cyane ku buryo uba ubona rwose nshaje. Naho mama ati ubitekerezeho, aho uzajya ugenda hose ujye ureba ko nyine ntawe mwahuza, ntukime umwanya umusore wese ushaka kukuvugisha kuko nuko abantu nyine bahura. Elise rero arabyirengagiza kubera ko we icyo aba ari gutekereza ni uko ahari ashobora kubona nyine nk'ubufasha muri iki kirori aba agiyemo akifashiriza abana yigisha. Yambara neza rero maze nyine akagenda, akigerayo ahita asanga ari ahantu bateguye neza cyane, amameza agiye ateretseho indabyo zitandukanye, mbese arahareba akabona harasa neza cyane rwose. Akiri rero kwitegereza ukuntu nyine abantu bari hano baba bari kugenda batembera baganira bafite uturahure mu ntoki, abafite utwa champagne, abafite utwa wayini n'ibindi. Nawe rero aragenda akifatira amazi maze nyine ari kugaruka ahita abona umusore uba wicaye mu kagare. Gusa nyine uyu musore aba ari mwiza cyane, yambaye costume nziza, aramureba rero maze amaso akanga kumuvaho. Abakikijwe n'abantu ari kubwira ubona bakurikiye cyane ndetse rwose ubona bashimishijwe n'ibiganiro ari kubabwira. Elise rero akomeza kureba uyu musore atamukuraho amaso maze ntamenye ko rwose yatinze amureba, ajya kubona akabona bahuje amaso. Bagihuza amaso uyu musore ahita amwenyura dore ko abaseka neza cyane rwose. Elise rero isoni ziramwica maze akagerageza guhisha amaso, ahita avuga ati mu by'ukuri uriya musore ashobora gutekereza ko ndi muri ba bantu nyine babangamirwa no kubona abantu bafite ubumuga, kandi mu by'ukuri siko bimeze, nanjye sinzi uko byangendekeye. Yitegereza rero iyi gurupe nyine uyu musore aba arimo maze akumva bari kuvuga nyine ku byerekeranye no gufasha abana bafite ubumuga mu mashuri kugira ngo babashe kwiga kandi bige kimwe n'abandi. Uyu musore rero uba wicaye mu kagare niwe uri gutanga ibyo bitekerezo, anavuga ko nyine ari wo mushinga we ndetse yifuza ko nta mwana wazabuzwa kwiga ngo nuko abana n'ubumuga. Elise rero nawe rwose uba warahoze arota inzozi zo kuzakora uyu mushinga mu bigo by'amashuri, ahita yumva bari kumuvugira ibintu maze agahita agenda basanga. Aragenda rero akabasuhuza ati mwihangane niba rwose naba mbarogoye, gusa nyine ndi umwarimu nanjye ku kigo cy'amashuri, nitwa Elise. Hanyuma rero numvise muri kuvuga ku by'umushinga wo gufasha abana babana n'ubumuga, uwo mushinga rwose nanjye nahoze nkurota. Akibivuga rero uyu musore nyine uba wicaye mu kagare ahita amwenyura nanone, maze Elise agatangazwa n'ukuntu uyu musore aseka neza ndetse rwose ubona yishimye atitaye ku bibazo afite byo kuba adahaguruka. Uyu musore ahita amuhereza ikiganza ati nanjye nitwa Luc, hanyuma rero uwo mushinga rwose nanjye ndawushaka cyane kuwukora. Elise ahita amubwira ati none se niba ntababangamiye birashoboka yuko uwo mushinga twazawufatanya, kubera ko rwose nanjye nizo nzozi zanjye. Luc rero mu byishimo byinshi ati cyane rwose ntaba nishimye turamutse tuwufatanyije, kubera ko byakongera imbaraga kurusha uko nawukora njyenyine. Mu byishimo byinshi rero Luc ahita abanza kubwira Elise ati nshimishijwe no guhura nawe, ntabwo ari kenshi cyane rwose umuntu abona abantu bafite ibitekerezo byo gufasha abantu babana n'ubumuga.
Aba bombi rero bakomeza kuganira bahana ibitekerezo, maze ba bantu bandi bavuganaga na Luc bikarangira bose bacecetse ndetse rwose nta n'umwe ugifite ijambo. Bakomeza rero kwiganirira, Elise ndetse na Luc bakaganira umwanya munini rwose. Haza rero kugerwaho nyine kujya kubyina, maze Luc akitegereza Elise akamwenyura ati ni ukuri birababaje, nakabaye rwose nkujyana tukajya kubyinana, ariko nyine nawe urabibona ko ntabwo rwose nabasha kubyina. Aba ari kumwereka nyine ka kagare aba yicayemo. Naho rero Elise aramwenyura ati oya nta kibazo, wagira ngo se kubyina ni ukujya hariya kuri stage umuntu akabyina? Oya rwose burya no mu biganiro umuntu aba ari kwishima. Naho rero Luc ahita amubwira ati ni ukuri uratandukanye, uri umukobwa w'umunyabwenge ndetse rwose uri umwana mwiza cyane, ufite umutima mwiza, ntabwo uboneka ahantu henshi. Elise rero araseka aba yumva nyine uyu musore ari kumutera imitoma. Naho Elise ati oya ni ibisanzwe, nta kidasanzwe rwose. Luc ati niko wowe ubibona, ariko njye nakubonyemo umuntu udasanzwe. Ibiganiro rero n'ubundi birakomeza, maze ibirori byarangira Elise aza kubona neza yuko nta wundi muntu yigeze avugana nawe muri ibi birori uretse nyine uyu musore witwa Luc. Uyu musore kandi aba ari umunyabwenge cyane, aba aganira neza ndetse rwose ahora yisekera, ku buryo kuganira nawe ntabwo bitera ubunebwe ndetse nta n'umuntu wabirambirwa, cyane cyane ko aba avuga ibintu by'ubwenge gusa. Bagiye rero gutandukana, Luc afata mu kiganza Elise maze akamubwira ati ni ukuri nishimye cyane kuba nahuye nawe, uyu munsi ni uw'amahirwe kuri njyewe, ni ukuri wanyunguye byinshi. Naho Elise ati hoya ni njyewe ahubwo kugushimira, kubera yuko nanjye nungukiye byinshi hano. Ikindi kandi wambaye iruhande kuva ibi birori byatangira kugeza kano kanya, wanganirije neza ntakubeshye, ndishimye cyane. Luc rero ahita amubwira ati urabyumva ute se turamutse twongeye guhura, ko ntifuza ko rwose yaba ari inshuro yonyine duhuye mu buzima, ndumva nyine twazongera tugahura maze tugasangira agakawa. Birumvikane Elise aba yashimishijwe cyane no kuba ari kumwe n'uyu musore, ntabwo rero azuyaza, ahita amubwira ati nta kibazo rwose twazahura maze tukagasangira. Bahana rero amanimero ubundi bagasezeranaho, gusa nyine Elise ari kugenda Luc amukurikiza amaso maze agakomeza kumwenyura. Abashimishijwe rwose no kuba yaje hano kubera ko ababona amaze guhura n'umuntu w'ingenzi mu buzima bwe. Elise rero nawe arataha maze yagera mu rugo agakomeza gutekereza kuri uyu musore. Abatekereza ukuntu yasekaga kandi neza, ukuntu aganirana ubwenge ndetse rwose ukuntu iyo ari kuvuga buri muntu wese aba yumva yakurikira ikiganiro cy'uyu musore. Akomeza rero gutekereza ku biganiro byose bagiranye, maze rwose iminsi ikagenda igahita indi ikaza, nta kindi kinatekereza uretse uyu musore baba barahuye. Umunsi umwe rero aba ari ku ishuri ari gukosora impapuro yibereye muri sale nyine y'abarimu, maze akumva message ye, akumva telefone ye hajeho akamesaje, arareba maze agahita asanga ni Luc umwandikiye ati Elise umeze ute, iminsi myinshi, urabyumva ute se turamutse dushatse umwanya wo gufata kaga kafe? Naho rero Elise adatinze cyane rwose ahita amusubiza ati nta kibazo, ejo se wabona umwanya? Aba ari no kumurangira nyine cafetaria bazahuriramo. Naho rero byihuse cyane Luc nawe ahita amusubiza ati yego rwose, ndetse ndumva nifuza ko rwose amasaha yashira vuba maze tukongera kubonana tugakomeza ibiganiro byacu, dore ko wanganiriye neza cyane ku buryo rwose mpora ntekereza ukuntu uzi kuganira. Elise rero aramwenyura, nyamara Luc aba amuvugiye ibintu, kubera ko Elise niwe utekereza kuri Luc cyane kurenza uko Luc amutekerezaho, kubera ko ahantu hose ari, yaba ari kwigisha, yaba ari mu muhanda agenda, isura y'uyu musore iba yaranze kumuva mu mutwe.
Nyuma rero yo kuva kuri telefone, Elise ntabwo aba ari guhwema kumwenyura atekereza ko ejo azongera guhura n'uyu musore. Arataha rero maze bwacya agashaka ikanzu nziza cyane imubereye akaba ariyo yambara, mbese yiyitaho bidasanzwe. Agera rero ku ishuri maze umushuti we witwa Jane baba bigishanya nyine hano, akimukubita amaso ahita amubwira ati ntabwo usanzwe, uyu munsi habaye iki? Ni anniversaire yawe? Nkaba nabyibagiwe, ndabona rwose bidasanzwe. Naho rero Elise ati kubera iki? Jane atumva ndakubwiza ukuri uri kumurika, urasa neza cyane, urakeye, ntabwo nyine ari ibisanzwe. Elise rero aramwenyura ati hoya, ntabwo nyine hari ikintu kidasanzwe, ahubwo nyine uyu munsi hari umuntu wantumiye ko twasangira agakawa mvuye kwigisha. Uyu mukobwa rero ahita atangira kumwenyura ati ntumbwire rero ko noneho mama wawe byarangiye rwose akuboneye nyine umusore mugomba gusohokana. Elise araseka ati hoya, ntabwo ari ibyo, n'undi musore witwa Eric twahuye cya gihe nyine najyaga muri bya birori, ubwo rero twahise duhana amakontakite, none byabaye ngombwa ko nyine twakongera guhura tukaganira. Jane ati Eric, ndumva rwose atari n'izina nsanzwe numva muri iyi karitsiye. Elise rero atangira kumusobanurira ati niko bimeze rwose, ntabwo usanzwe umwumva kuko ntabwo duturanye hano. Jane rero ahita amubwira ati ngaho mumbwire neza nyine ukuntu ameze. Elise ati nyine ni umusore mwiza cyane, umusore uzi kuvuga neza, umusore w'umuhanga, umusore kandi ufite imishinga myiza rwose mu hazaza, numva nanjye nkwiye gushyigikira. Jane rero uri kwitegereza Elise kandi uba umuzi neza ahita amubwira ati umva, uzi yuko uri mu rukundo n'uyu musore? Ndakubwiza ukuri rwose ko warangije kumukunda. Naho Elise ahita amwenyura n'udusore twinshi ati hoya, ntabwo ibyo byashoboka kubera yuko uyu musore nyine urumva tumaze icyumweru kimwe gusa duhuye, ntabwo rero ibyo byashoboka. Jane atumva nshuti yanjye, ntabwo rwose urukundo rujya rugira igihe runaka ngo nigishira nibwo uzamenya ko ukunda umuntu. Umuntu ushobora kumukunda ukimukubita amaso mutaranavugana kandi rwose ukamukunda bya nyabyo, ahubwo nyine wicunge ugende gakeya kugira ngo ubanze umenye uwo musore uwo ari we mu by'ukuri. Elise rero ahita amubwira ati Jane, ntuhangayike rwose kubera ko nta kindi kintu kirimo, ni ibiganiro gusa, ni ukwiganirira, humura rwose ntuhangayike. Ku mugoroba rero Elise akimara kumva soneri yuko nyine amasomo y'umugoroba arangiye, ahita afata ibintu bye maze akabanza akajya muri tuwarete, afata akamiruwari akabanza akireba, akitunganya neza, akongera agatunganya imisatsi ndetse no mu maso, akongera akimeza neza nyine. Ahita asohoka rero yerekeza kuri ya kafitariya nyine aba yavuganyeho na Luke. Akigerayo aragenda akaba yicaye ahantu nyine ku idirishya ku buryo abasha kureba ibintu byo hanze byose, ndetse rwose ari gufata n'akayaga. Mu kanya gato rero ajya kubona akabona Luke arinjiye. Aba yambaye neza cyane kurenza uko yari yambaye cya gihe, noneho aba yiyambariye ishati ndetse n'ipantaro ariko bimubereye cyane. Yinjira rero ari kurarangatanya amaso nyine areba hose kugira ngo arebe ko yabona Elise. Bakubitana amaso maze bose bakamwenyura. Elise rero ahita yumva nyine yarakumbuye rwose inseko y'uyu musore ubu naseka neza cyane rwose. Ahita aza amusanga maze Luke agahita abwira Elise ati Elise, ndishimye rwose kongera kukubona, nari ngukumbuye. Ubwo kandi ababivuga anaseka dore ko uyu musore yahoraga yisekera rwose. Elise rero nawe amwenyura ati ibyishimo ahubwo ni kuri njyewe rwose kuko nanjye nari ngukumbuye. Urakoze rero kuza. Barasuhuzanya ubundi bakicara bagatangira kuganira, noneho baba bisanzuye kuko nyine baba bamaze kumenyerana. Luke rero abwira Elise ukuntu nyine atari uwo muri kino gihugu, maze akamubwira nyine ikindi gihugu aba aturukamo. Naho rero Elise aramubwira ati yego, gusa nyine bambwiye ko igihugu cy'iwanyu muzi guteka cyane, ngo haba amafunguro ameze neza. Luke ati cyane rwose, ariko hari resto hafi aha ngaha iteka nyine amafunguro yo mu gihugu cyacu, ndifuza ahubwo kuzayikujyanamo maze ukajya kumva ukuntu bimeze. Elise rero
ahita yumva akeye mu mutima nyine, agahita yumva ibyishimo biramurenze kuko aba amaze kumva ko kano kanya Luc amaze kumuha rendez-vous ya kabiri yo kuzahurira muri iyo resto. Aba yumva rero bimushimishije, ahita amubwira ati cyane rwose nakwishimira kuyijyamo iyo resto kandi urakoze cyane kuba umpaye invitation. Luc rero akomeza nyine kwitegereza uyu mukobwa mwiza cyane kandi uri natirere, utajya wisiga ibintu byinshi, ariko nyine ureba ukabona afite ubwiza rwose bukurura buri muntu wese umurebye. Bakomeza rero kwiganirira, baganira ku hantu bigeze kujya, baganira kandi ku byerekeranye n'imyigishirize, ndetse bakanaganira nyine kuri ya projet yabo yo gufasha abana. Bakomeza rero kuganira, maze Luc akaba abwiye Elise ati ni ukuri narishimye cyane umunsi mpura nawe, kuva nahura nawe nakomeje gutekereza ukuntu njye nawe nidushyira hamwe uyu mushinga rwose tuzawugeza kure, ndetse tuzabasha gufasha abana benshi badafite ubushobozi. Amasaha yo gutaha rero ageze, baratandukana nyine, gusa Luc aba ari kwinginga Elise kugira ngo nyine amutegere taxi, naho rero Elise ati nta kibazo rwose ndijyana. Luc atumva ndifuza ko nyine namenya ko ageze mu rugo amahoro, aba bivuga amufashe mu kiganza, aho rwose Elise aba ari kumva nyine utuntu tw'udushagarira mu mubiri wose. Aramubwira ati oya nta kibazo, ndaza kuguhamagara maze nkubwire ko nahageze. Luc rero ahita amubwira ati uyu munsi ntabwo usanzwe, ndishimye cyane kuko rwose uyu munsi ni uw'igiciro mu minsi yose nigeze ngira, nakwifuza ko rwose twazongera kubonana kandi atari kera. Naho rero Elise ati nanjye rwose ndishimye kuba nahuye nawe, ikindi kandi nanjye byanshimisha twongeye guhura. Ibyishimo rero biba ari byose kuri bose, dore ko baba barebana bose bakamwenyura, mu by'ukuri bose baba biyumva kimwe. Mu nzira rero Elise ari gutaha, agenda rwose ari kwisekana ku buryo umuntu uba umutwaye muri taxi abamuganiriza Elise ntiyumve, umutima ntabwo uba uhari, aba ari kwitekerereza nyine ibimaze kuba mu kanya. Agera mu rugo rero ari kwa kundi kimeze, atari kubasha rwose kwikaruma. Mama we akimukubita amaso ahita amubaza ati mwana wanjye uyu munsi byakugendekeye bite, ko ndeba wishimye cyane, bakuzamuye mu ntera ku ishuri? Naho Elise ati mama oya rwose ntabwo ari ibyo, ese ndishimye ku buryo biri kugaragarira umuntu wese? Mama we ati cyane rwose, ndabona isura yawe igaragaza ibyishimo bidasanzwe. Elise ati nyine ikintu kinshimishije, nahuye n'umuntu. Mama we ati wahuye n'umuntu? Umuntu ukize? Ati nyine nahuye n'umusore. Mama we rero amatsiko ahita amwica, ati mbwira nyine yitwa nde, aturuka hehe, akora iki, ni muntu ki, mbese mumbwire rwose. Elise rero yumva mama we afite ibibazo byinshi, maze agahita amubwira ati mama oya rwose ni ibintu nyine bikiri bishyashya, nibwo tugihura, ntabwo rero ubwo rwose namuvugaho ibintu byinshi, gusa nta kibazo nzakubwira igihe nikigera, ariko nyine ndishimye cyane kubera yuko ni umusore numva nifuza ko twahura inshuro nyinshi, ndetse ko twabonana tukaganira, kubera yuko iyo turi kumwe mba numva nishimye cyane, ndetse mba numva ndi mu kajoro gatoya. Mama we ahita amubwira ati mwana wanjye rwose haje kuko nta kindi kintu nyine nakubwira, ubwo nibiba ngombwa nyine nzumva umbwiye. Ku rundi ruhande rero Luc nawe arataha, maze yagera mu rugo aricara agakanura amaso, ari kureba ku gikuta adahumbya, ari kwitekerereza nyine kuri Elise, dore ko rwose uyu mukobwa aba yaramaze kumutwara umutima guhera kuri wa munsi wa mbere amubona. Aba yarabonye ko ari umukobwa witonda kandi rwose ari umukobwa w'umunyabwenge cyane, umukobwa nyine utagendera mu gacu kamwe n'abandi bakobwa bose aba asanzwe abona. Naho rero Elise we aba ari gutekereza ati uko byagenda kose uyu musore sinzi impamvu ndi kumva rwose guhura nawe bizampindurira ubuzima, sinzi impamvu ndi kumva dufitanye ahazaza,
nyamara nta kintu na kimwe muziho, biracyari bishya rwose sindamumenya, ariko ndikumva nyine wagira ngo tumaze igihe kinini tuziranye. Abagerageza kwikuramo ibi bitekerezo ariko bikanga rwose. Gusa nyine Elise aba afite ikibazo kimwe, aba ari kwibaza ukuntu nyine azabwira inshuti ze ko nyine uyu musore bakundana burya agendera mu kagare, ndetse rwose aba yibaza n'ukuntu mama we azabifata, kubera ko mu bintu byose ajya avuga ntabwo icyo kintu ajya akivuga, ntabwo yifuza ko hari umuntu watangira kwiyumvamo nyine uyu musore nk'umuntu ubana n'ubumuga. Uko rero iminsi yagiye yisunika, bakomeje kugenda nyine barushaho guhura iminsi myinshi, bagasangira haba amafunguro, haba ibyo kunywa, guhamagarana bya hato na hato, ndetse no kuvugana amasaha menshi, cyane cyane mu masaha akuze y'ijoro. Uko rero bagendaga barushaho guhura, ni nako kandi bagendaga barushaho kubona ko hari ibintu bahuriyeho, ndetse ko rwose wagira ngo hari ikintu kiri kubahuza. Ni nako kandi buri umwe wese yagendaga arushaho kubona mu undi nyine ibintu amukundira, ndetse rwose akarushaho no kumubona nk'inshuti ye yo mu hazaza. Iminsi rero yaragiye nyine iricuma, urukundo rwabo rukomeza kugenda rwiyongera, ariko mu by'ukuri nta muntu n'umwe urabibwira undi, ariko buri wese ku ruhande rwe yabaga yumva ko rwose afite umukunzi. Umunsi umwe rero Luc atumira Elise maze akamusaba ko batemberana. Haba ari ahantu mu kajaride keza, ahantu nyine abantu baba batembera ndetse bakajya no kuharuhukira. Haba harimo udutebe abantu bicaraho bari kwiganirira, hari ibiti byiza bitanga umuyaga, mbese haba ari ahantu heza cyane. Elise rero arabimwemerera, maze nyine bakajya aho hantu batembera rero muri iyi jaride nyine. Birumvikana Luc aba yicaye muri ka kagare ke ari kugenda akayobora buhoro buhoro, naho Elise ari kugenda ku ruhande rwe, bagenda baganira nyine ibintu byinshi. Bagera rero ahantu hari agatebe, maze Luc agahagarara, ahita yereka nyine Elise agatebe kugira ngo yicare. Luc rero ashyira nyine akagare imbere ya Elise, maze agatangira kumuganiriza, aramubwira ati rero hari ibintu nyine nshaka kukubwira. Elise rero mu bwoba bwinshi ati nta kibazo mbwira. Luc amufata mu kiganza maze akamubwira ati Elise, nakubonyemo rwose umukobwa w'umwana mwiza cyane, umukobwa ucisha make, ndetse umukobwa nagirira icyizere mu buzima. Hanyuma rero hari ibintu byinshi nifuza ko wamenya kuri jyewe mugendana. Ubu ngubu nyine umbona kuba ngendera muri kano kagare byaturutse ku mpanuka nakoze hashize imyaka 5. Nakoze impanuka rero maze rwose urutirigongo rwanjye rurangirika. Umuganga yambwiye ko bishoboka ko nazongera guhaguruka, ariko nyine amahirwe ni make cyane. Elise rero ahita afata nyine uyu musore mu biganza akamukomeza nko kumutera imbaraga nyine, ati ihangane kandi ukomere, ndabyumva rwose ko bitoroshye. Naho rero uyu musore akomeza amubwira ati nyine ndifuza ko wamenya byinshi binyerekeyeho, kubera yuko buriya hari ahantu henshi ntabasha kujya kubera kuba ngendera mu kagare. Hari ibintu byinshi ntabasha gukora, ndetse n'ukuntu abantu bandeba, uko bambona, ibyo bamvugaho, nabyo rwose ni ibintu bishobora kuguca intege. Elise rero ahita amubwira ati hoya rwose kuri njyewe nta kibazo, gusa nyine nshimishwa n'umuhate ugira muri ibyo bibazo byose wagiye unyuramo. Luc rero ahita amubwira ati ntakubeshye, bakimara kumbwira ko kugenda kwanjye bigoye rwose narababaye, ndetse numva ndiyanze, ariko nanone hari icyo byanyigishije kwihangana, ndetse nyine binyigisha gukomera mu gihe ibintu byose uba ubona bidashoboka. Ikindi kandi byanyigishije no kwigirira icyizere, maze ubuzima bwahinduka ukamenya ko ugomba kwirwanaho, kandi nyine ugakomeza kugenda ujya imbere. Elise rero uba uri kumva aya magambo amukomeza y'uyu musore, agenda noneho arushaho rwose kumwiyumvamo, kuko ababona nyine uyu musore ari umusore uzi gufata imyanzuro mu buzima.
Eric rero akomeza abwira Elise ati impamvu ndi kukubwira ibi byose ndagira ngo nyine ujye ugendana nanjye uzi ko rwose atari ibintu byoroshye habe na gatoya. Eric rero akomeza amubwira ati ntekereza ko ahari ni nayo mpamvu ndi single rwose ubanza kunkunda ari ibintu bigoye kandi bisaba gufata umwanzuro nyine. Naho rero Elise ahita amufata mu kiganza n'ubundi maze akamureba mu maso ahita amubwira atumva ni ukuri buriya abantu baducira imanza ntabwo rwose dukwiye kubaha umwanya mu buzima bwacu. Naho rero njyewe ku ruhande rwanjye ntakubeshye rwose muri iyi minsi nahuye n'umusore utangaje, umusore w'umunyabwenge, umusore wigirira icyizere, umusore umpa imbaraga, umusore kandi wita ku bandi kurusha uko yiyitaho. Mbese uwo ndi kuvuga niwe wowe, ni ukuri njye rwose ni iby'igiciro kuba narahuye nawe. Akimara rero kuvuga aya magambo Luc ahita yumva nyine aruhutse maze rwose akumva afite impamvu yo kwizera yuko uyu mukobwa we noneho yaba yarabashije kwihanganira ibibazo byose abona kuri Luc. Luc rero ahita amubwira ati ikindi kintu rero nagira ngo nkubwire, nagira ngo rwose nkubwire ko ngukunda kuva nahura nawe, kuva umunsi wa mbere nkubona. Akivuga ibi ngibi rero Elise ahita yumva utuntu tumurutse mu mubiri maze akumva asheshe urumeza, aba yumva nyine atazi ukuntu abaye umubiri wose. Gusa nanone aba yumva nyine ibi bintu bimurenze rwose, aba yumva ibyishimo bimwuzuye umubiri wose. Ahita abwira rero Luc ati nanjye rwose ndagukunda kandi cyane kandi utekane, ntabwo rwose mbangamiwe no kuba ngukunda kuko ngiye nkubonamo byinshi kandi byiza. Elise rero ahita yegera Luc maze bagahoberana, ibintu rwose bumva nyine ari ibintu birenze kuri buri umwe wese. Luc aba yumva yahagarika igihe maze rwose akaguma ahoberanye n'uyu mukobwa ntibarekurane. Naho rero Elise we rwose aba yumva yiyumvamo ibintu atigeze yiyumvamo imyaka myinshi yashize, aba yumva ukuntu ari kwiyumva bidasanzwe. Elise rero ahita akomeza amubwira atumva ni ukuri muri iyi minsi twahuye ntakubeshye mba numva rwose nishimiye kuba naba ndi kumwe nawe. Ikimwe cyo uransetsa, noneho ukuntu nyine ukunda kumpata ibibazo kandi byose birimo ubwenge, mbese ukuntu unganiriza maze nkaba numva tutatandukana. Ibyo byose rero rwose ndabigukundira kandi uwo ni umwihariko wawe, ntutekereze ko hari undi musore n'umwe wasangana izo karite zose wowe ufite. Luc rero aramwenyura akabwira Elise ati ni ukuri unsubijemo imbaraga rwose, najyaga numva nta cyizere nifitiye ariko ni ukuri urakoze rwose kuba wongeye kunyumvisha ko nanjye ndi umusore nk'abandi nta kibazo. Elise ati ntabwo uri umusore nk'abandi ahubwo bose urabarenze, bose urabaruta. Elise rero abwira Luc ati gusa nyine ujye umenya ko ndi iruhande rwawe kandi nta kizatuma ntahaba, turi kumwe byaba mu bikomeye ndetse no mu byoroshye. Naho rero Luc rwose uba wumva byamurenze atumva nanjye Imana izabimfashemo kugira ngo icyizere wangiriye nzakomeze gutuma rwose ukingirira. Elise ati ni kuri twese tugomba gukora ku buryo nyine buri umwe wese akomeza kwizera undi. Ibintu rero biba byabarenze, barongera nyine bakarebana maze n'ubundi bagasomana, ntibagire ijambo na rimwe bavuga, ariko buri umwe wese aba yumva ari nk'aho undi amuhaye isezerano nyamara rwose atavuze mu magambo, ariko babumva ari nk'aho bari gusezerana ko batazigera batandukana ndetse ko rwose ahazaza bagomba kuhabanamo ari babiri. Uyu munsi rero bakomeza nyine gutemberana bagenda baganira babwirana amagambo y'urukundo ndetse banyuzamo bagasomana bitunguranye.
Izuba rero ritangira kurenga maze bugatangira kwira, biba ngombwa ko nyine bagomba kuva aha hantu baba batembereye, ariko mu by'ukuri ntabwo rwose bari bashaka gutandukana. Luc rero ahita abwira Elise ati urabyumva ute se duhise dukomereza muri ya resto nakubwiraga maze tukajyana gufata amafunguro ya nijoro. Elise rero nawe uba wumva rwose atifuza gutandukana n'uyu musore, aba yumva bakabaye rwose banigumanira, ahita amubwira ati nta kibazo, aba yifuza icyatuma amasaha akomeza guhagarara kugira ngo bakomeze kwiganirira. Uyu munsi aba yagize umunsi udasanzwe mu buzima bwe. Baragenda rero maze bagera muri resto babazanira nyine amafunguro batangira kuyafata, maze Luc uba ari umuhanga cyane mu byerekeranye n'imitekere atangira nyine kujya abwira Elise ibintu byose bashyize muri aya mafunguro. Elise amwitegereza mu maso akamureba ukuntu byose ariko bivuga yumvise nyine guye ibiryo gusa, maze Elise ati none se mu by'ukuri uzi no guteka? Naho Luc ati ngiye mu buzima nta kintu na kimwe ntazi, kubera ko nzi ko nyine ibintu byose ari njye ngomba kubyikorera, ahubwo umunsi umwe nzagutekera maze wumve, uzasanga ntaho mpuriye n'abashefu bo muri resto. Elise rero araseka ati ndabizi rwose, mba mbona nta kintu na kimwe udashoboye, gusa ntangazwa n'ubuhanga ufite n'ukuntu nta kintu na kimwe utaba ufiteho igitekerezo. Uyu munsi rero urangira rwose batabishaka, nuko nyine igihe burya nicyo mwanzi w'ibyiza, nta yandi mahitamo baba bafite uretse gusezeranaho maze bagataha. Mu gusezeranaho rero barahoberana, bagasomana, bakongera bagahoberana, kurekurana bikanga, bagafatana mu biganza, maze rwose hakabura urekura undi ngo amureke agende. Luc rero yitegereza cyane Elise maze akamubwira ati nubwo rwose kunkunda bitoroshye, ariko ndagushimiye ko wemeye kunkunda, gusa nyine umenye ko ngukunda kurusha ibintu byose, umenye ko rwose ari wowe nyine urukundo rw'ubuzima bwanjye. Naho Elise n'ubundi uba warenzwe na emosiyo z'ibiba byabaye uyu munsi wose, ahita amubwira ati Luc nanjye ndagukunda ku buryo rwose ntabona amagambo mbikubwiramo. Barongera rero bagahoberana maze bikaba ngombwa ko nyine barekurana rwose nubwo bataba babishaka. Elise rero aragenda yagera mu rugo maze agahita abwira mama we ati kuri iyi nshuro ntabwo rwose ngishidikanya, ndamukunda cyane, Luc ndamukunda, ni umusore w'inzozi zanjye. Ntabwo rero aba ari bubeshye mama we, we nyine amubwiza ukuri ibintu byose ukuntu bimeze, akamubwira inkuru za Luc zose. Mama we aramubwira ati rero mwana wanjye, ndabizi ko rwose uko umuntu agaragara ntacyo byamara mu rukundo, icyangombwa ni uko mwebwe mwiyumvanamo, ndetse icyangombwa ni ibitekerezo by'umuntu, ikindi kandi uko wowe nyine ubona mwuzuzanya nibyo rwose bikenewe. Elise rero aramubwira ati mama ndakubwiza ukuri, uriya musore ni umunyabwenge cyane ndetse duhuriye ku bintu byinshi, ndamukunda cyane rero, cyane cyane ko ari n'umwana mwiza, iyo turi kumwe mba numva nishimye ndetse mba numva tutatandukana. Mama we rero aramubwira ati nta kibazo, amahitamo yawe rwose, ni wowe nyine uzi umumaro w'urukundo rwawe nawe. Gusa nyine iri joro Elise araryama ntabwo asinzira, uyu musore aba amaze kumutwara umutima ku buryo kubona ibitotsi biba bigoye, aba yikomereza yitekerereza inkuru zabo, atekereza ukuntu baganira, atekereza ukuntu barebana. Uyu munsi noneho aba ari gutekereza ukuntu nyine basomanye, maze akumva uyu musore aratuje cyane ndetse rwose akumva ntabwo ateze kuzibagirwa uyu munsi mu buzima bwe. Buracya rero akajya ku kazi nk'ibisanzwe, maze akigera ku ishuri agahita ahura na Jeanne, wa mukobwa nyine w'inshuti ye, ahita amubaza uko byaraye bigenze n'umuntu bari basohokanye. Naho rero Elise aramubwira ati umva wowe umva ko rwose ibintu byabaye birenze, ndakubwiza ukuri ibyo wakekaga niko bimeze, uriya musore ndamukunda n'umutima wanjye wose, ndumva naramwihebeye ndetse ndumva rwose
simbizi mba numva yakabaye andi iruhande ubuzima bwose, cyangwa se twakabaye nkora ibintu byose turi kuvugana nko kuri telefone. Jane atumva urukundo ruragusajije neza neza, gusa nyine ndabizi ko rwose wari ubikeneye. Niba ubona uwo musore ari we w'inzozi zawe, ni ukuri nakubwira rwose ngo courage. Gusa nyine kuri iyi nshuro Elise ahita afata umwanzuro wo kubwiza Jane ukuri muri byose, ahita amubwira ati gusa nyine nyuma y'ibyo byose Luc agendera mu kagare. Naho rero Jane ati none se ntacyo bigutwaye wowe ubibona ute? Naho rero Elise ati ntakubeshye rwose nta nubwo nyapfa kubona yuko ari mu kagare, kubera ko uriya musore afite ibindi bintu byinshi byiza ku buryo iby'akagare rwose nta nubwo nyambyitaho. Jane rero ahita amubwira ati nta kibazo niba wowe ntacyo bigutwaye, ariko se nanone ujya utekereza izindi mvune zaba ziri inyuma nyine y'uko kugendera mu kagare? Elise rero ahita amubwira ati rwose ntabwo Luc ari umusore nyine ugoranye, kubera ko n'ubundi ni umusore w'umwana mwiza cyane wumvikana. Ubwo rero simpamya ko rwose hari ibindi bintu biri inyuma aho ngaho bigoranye. Ikindi kandi rega nta nubwo rwose ushobora kubona urukundo rutarimo ingorane, ntabwo rubaho. Buri rukundo rwose ruba rurimo ibintu bigoranye. Jane rero ahita amubwira atumva gusa nyine ndifuza rwose guhura n'uwo musore, sinzi impamvu ndi kumva nshaka kumubona. Elise ahita amubwira ati twari turi gupanga nyine umuhuro n'inshuti zacu muri wikendi, urumva ushaka kuzaza? Naho Jane atumva ntabwo nabura, uko byagenda kose ngomba kuza kuko nishwe n'amatsiko yo guhura n'uwo musore. Ku mugoroba rero Elise amaze gutaha ageze mu rugo, Luc aramuhamagara kuri video call nyine. Iyo rero Elise yabonaga rwose isura ya Luc yahitaga yumva akeye mu mutima, ndetse agahita yumva ibibazo byose yirira mu munsi wose birarangiye. Yahitaga yumva umunezero atabasha gusobanurira undi muntu uwo ari we wese. Luc rero ahita amubwira ati wiriwe neza mukunzi, nari ngukumbuye. Naho Elise ati nanjye ni ukuri nari ngukumbuye. Buri jambo ryose rero ryavuga mu kanwa ka Luc ryari ijambo rwose ryo kubaka Elise. Elise rero ahita amubwira ati naraye mvuganye na mama wanjye, ndetse rwose na Jane nawe twavuganye uyu munsi, nababwiye nyine byose kubikwerekeye. Luc ati babifashe bate? Birumvikana nyine abatangiye kwikanga yibaza ko bamuciye intege. Naho rero Elise ati nta kibazo rwose, ntacyo bibatwaye, barabizi neza yuko amahitamo yanjye aba rwose ari amahitamo meza, nta n'umwe ufite impungenge, kuko barabizi ko ubwo umukunzi wanjye namuhisemo nabitekerejeho. Luc rero ahita atuza gato, maze agahita amubwira ati ndagukunda cyane, ibyaba byose uko byagenda kose ujye umenya ko ngukunda. Naho rero Elise ati nanjye nuko ndagukunda, kandi rwose naguhisemo nabitekereje, ndagukunda cyane. Bakomeza rero kuganira nyine nk'ibisanzwe, dore ko rwose bamarana umwanya munini cyane kuri telefone. Umunsi rero wo kwakira ba bashyitsi nyine b'inshuti za Elise ugeze, baricara maze bagatangira gupanga ukuntu bazakira aba bashyitsi. Luc rero ahita abwira Elise ati ni njyewe nzateka, nzabategurira mu rugo iwanjye, kugira ngo nyine wumve n'ibyo kurya byo mu gihugu cyacu ukuntu bimera. Kuri uwo munsi nibwo uzahita umenya nyine bya bindi nakubwiraga by'ukuntu nzi guteka. Elise rero arishima maze akamubwira ati nta kibazo, gusa nzaza n'ubundi nanjye ngufashe. Uyu munsi rero Elise arazinduka maze nyine akajya kureba Luc mu rugo iwe. Ni ubwa mbere aba ahinjiye. Akinjira rero ahita abona Luc aba ahantu heza cyane, ahita amubwira ati umva uba mu nzu nziza. Naho Luc ati bigitangira nyine byari bigoranye cyane rwose kugira ngo nyine mbashe kumenyera hano hantu, ariko ubu ngubu namaze kuhamenyera. Ubu rwose noneho
nta kibazo nkagenda numva nisanzuye kuko buri nguni yose ya hano maze kuyimenya. Bajya rero mu gikoni maze bagatangira nyine gutegura, gusa nyine Elise atungurwa n'ukuntu uyu musore muri kino gikoni agenda buri kanya afata ibintu yongera afata ibindi mu kabati, mbese yihuta cyane ubona ari ibintu yamenyereye. Ibi bintu rero bishimisha Elise kuko abona neza yuko uyu musore rwose azi kwiyaranja, bituma rwose arushaho no kumukunda ndetse no kumwiyumvamo. Aba ari kumureba ukuntu buri kanya aba afata ikintu hariya ari gukora akazi, ategura ibyo guteka, wagira ngo nyine ni ibintu rwose asanzwe akora, wagira ngo kandi ni umuntu ufite amaguru uyahagazeho, kuko ukuntu aba ari gukora ibintu vuba vuba nta n'aho aba ahuriye n'umuntu uhagaze ku maguru ye abiri. Gusa nyine Elise we mu mutima bari kwibwira ati Imana imbabarire, maze inshuti zanjye rwose zize kubona Luc nk'uko nanjye mubona, zimubonemo imbaraga nk'izo mubonamo, ntibaze rwose kumubona ngo bahite bamubona mu buryo bw'uko abana n'ubumuga. Mu kanya gato rero abashyitsi batangira kuza, birumvikana nyine Elise aba afite stress yibaza nyine uko bari bwakire uyu musore bakundana. Barabakira rero uko abashyitsi bazaga, Luc nawe yabaga ari hafi abaha karibu, abasekera, abaganiriza, bose nyine abereka inzira ikomeza ijya muri salle à manger, dore ko nyine bari bamaze gutegura amafunguro. Baricara rero bari gusangira, ibiganiro nyine biba ari byinshi, kandi nanone Luc nyine aba ari kugerageza kubaganiriza mu buryo bwose bushoboka, ababwira nyine mu bwana bwe uko byagenze, maze akanababwira nyine uko yakuze. Arabaganiriza abantu bose bakanyurwa, bakishimira ibiganiro bye, dore ko rwose yari umusore uzi kuganira cyane. Ntabwo yari kukuganiriza ngo ube utari kumureba mu maso, kubera ko wabaga watwaye n'ibiganiro bye. Mu kanya gato rero Jeanne ahita amubwira atumva aya mafunguro araryoshye cyane, ndifuza yuko wazanyigisha rwose kuyategura. Luc aseka ahita amubwira ati nyine aya mafunguro ni ibanga ry'umuryango, ariko nuza hano kenshi nicyo gihembo nzaguha, ubwo nyine nzabikwigisha. Bose rero baraseka maze bagakomeza kuganira, dore ko na mama wa Elise nawe nyine aba yaje mu baba baje hano. Mu by'ukuri abantu bose bagira umunsi mwiza, bakaryoherwa no kuba basangiye n'uyu musore, bakaryoherwa n'ibiganiro bye, biba ari ibintu rwose byiza cyane. Elise nawe aba yishimye kuko aba yabonye yuko abantu bose baje hano nta n'umwe ufite ikibazo, bose bamwakiriye kandi bamwishimiye. Abashyitsi bose rero bamaze gutaha, Elise agaruka mu nzu maze agahita yiruhutsa, ahita rero abwira Luc ati ibintu byose byagenze neza rwose, ni ukuri nari mfite stress z'uko biri bugende, ariko ndishimye, ndabona rwose uyu munsi urangiye neza. Luc rero ahita amufata mu kiganza maze akamubwira ati ni ukuri nanjye ndishimye, gusa nyine hari ikintu rwose gikomeye nshaka kukubwira uyu munsi. Elise rero yumva yikanze muri we, ariko akihagararaho, aramubwira ati mbwira nta kibazo. Luc rero ahita amubwira ati ndifuza kukubwira ku hahise hanjye. Ubwoba butangira kwica Elise birumvikana. Elise rero amutega amatwi maze Luc agahita amubwira ati nyine urabona impanuka nakubwiye nakoze ntabwo rwose yari impanuka yizanye, ni impanuka natejwe n'umwe mu bantu bagize umuryango wanjye. Elise rero umutima uramurya, akumva ubwoba buramwishe, ati ngo iki? Impanuka ntabwo yari impanuka yatejwe n'umuntu umwe mu muryango wawe? Naho rero Luc ati cyane, ati nyine umunsi umwe naje kuvumbura neza yuko umuryango wanjye wakoraga rwose ubucuruzi ariko butemewe n'amategeko. Umuryango wanjye wacuruzaga ibiyobyabwenge, rero bakoranaga n'abantu bakomeye nyine mu gihugu, ndetse rwose ku buryo iyo wabaga unabateje ikibazo bagukuraga mu nzira. Njyewe rero kuko numvaga rwose ntari muri uwo murongo, naje gufata umwanzuro wo kubarega, wo kuva muri ibyo bintu byose, maze sinifatanye nabo. Ntabwo rero byigeze bibashimisha, onkle wanjye we rwose byaramubabaje, maze afata umwanzuro wo kunshecekesha burundu.
Elise izi nkuru aba ari kumva aba yumva wagira ngo ntabwo agihagaze ku isi, aba ari gutitira ibirenge kubera ubwoba. Luc rero akomeza amubwira ati hanyuma rero uwo munsi nyine nari nafashe umwanzuro w'uko ngomba gufata ibimenyetso byose nari naregeranyije maze nkabijyana muri leta nkabitanga bakaba babafunga. Gusa nyine ntabwo byampiriye kuko ndi mu nzira onkle wanjye yaguriye abantu kugira ngo baze bangonge, barangonze maze nkora accident rwose ikomeye. Ubwo rero nagiye kwa muganga bazi yuko rwose narangije gupfa. Nyuma rero y'igihe runaka nagize amahirwe maze mbona ndorohewe, nahise mva muri icyo gihugu nza muri iki gihugu, nuko naje ahangaha. Naho rero Elise ufite ubwoba bwinshi ahita amubwira ati none se mu by'ukuri ubu ngubu bwo ufite umutekano, naba ndi mu bibazo se? Naho rero Luc ahita amubwira ati humura ntabwo uri mu bibazo ndetse nanjye ntabwo mbirimo, kubera yuko aha hantu ndi rwose ndabizi neza ko nta muntu n'umwe uhazi, nta muntu n'umwe uzi ahantu mba, hashize imyaka 5 nta muntu n'umwe uzi amakuru yanjye. Ikindi kandi aho nari ndyamye kwa muganga nagize Imana maze mbona umuntu w'umwizerwa, namuhaye rero bya bintu byose nari mfite maze arabijyana kuri polisi, byarangiye abantu bose babafunze. Ababyeyi banjye bo n'ubundi nyine nyuma gato rwose baje kwitaba Imana, nta n'umwe ukiriho. Hanyuma rero uwo anko wanjye nawe arafunze, ntabwo ashobora kubasha kuva muri gereza. Urumva ko rero rwose dufite umutekano. Gusa nyine ubwoba buba ari bwinshi kuri Elise, aba yibaza noneho ibintu yinjiyemo maze bikamuyobera. Ahita amubaza ati kubera iki se ufashe umwanzuro wo kubimbwira? Naho rero Luc ati impamvu mfashe umwanzuro wo kubikubwira ni uko rwose ngukunda kandi nkaba numva nyine njye nawe turi gupanga byinshi mu hazaza. Hanyuma rero nifuza yuko nta banga ryaba riri hagati yanjye nawe, nifuza ko tuba tuziranye ndetse rwose wakwinjira mu mubano wanjye nawe ukawinjiramo ubizi neza ahashize hanjye ndetse rwose uzi n'ibishobora kuzambaho. Elise birumvikana nyine aba yumva rwose ataye umutwe kubera ibi bintu, ariko nanone urukundo akunda Luc ruba ruri kumutegeka yuko agomba kumuguma iruhande ndetse rwose ko agomba kumushyigikira. Ahita amubwira ati rero urakoze cyane kuba unyizeye maze ukambwira ahahise hawe, gusa birumvikana ko rwose ibi bintu biteye ubwoba, ariko nanone ndi iruhande rwawe kandi nzagushyigikira muri byose uko bizagenda kose. Ibibazo tuzahura nabyo ndetse n'ibisubizo tuzahura nabyo nzaba ndi kumwe nawe ibihe byose. Bahita rero bahoberana bagafatana rwose umwanya munini. Luc ahita amubwira ati urakoze cyane kuntega amatwi, urakoze cyane kunyumva. Gusa nyine ikintu bataba bazi ni uko rwose ahashize ha Luc haba hari kumukurikirana kandi haba habegereye cyane rwose. Muri hoteli imwe rero muri uyu mujyi haba hari umugabo muremure ubyibushye, umugabo rwose ureba mu maso ukabona ateye ubwoba. Aba ari gufata icyumba cya hoteli rero kugira ngo abone aho kurara. Uyu mugabo rero mu gikapu cye uretse imyambaro aba afite, aba anafite nyine ifoto ya Luc aba agomba gukoresha amushakisha. Elise rero we mu gutaha nyine birumvikana aba yagize umunsi mwiza cyane, ataha ibyishimo ari byose agenda yiririmbira uturirimbo tw'urukundo. Agera mu rugo rero maze akaryama, buracya mu gitondo akajya ku kazi. Ari kujya rero ku kazi abona nyine umusore aba abona rwose adasanzwe abona muri iyi karitsiye, ndetse aramureba akabona ni uwo mu gihugu neza neza cya Luc. Ababona rero uyu musore agenda yereka ifoto abantu, ariko Elise ntabwo abasha kuyibona. Abagenda areba ahantu hose nkaho rwose afite ikintu ari gushaka hano hantu, kandi ntabwo aba hamenyerewe muri iyi karitsiye. Elise rero agiramo ubwoba, ariko nanone ntabihe umwanya munini. Aragenda akagera ku ishuri agakomeza gutekereza kuri uyu muntu yabonye, ariko akajya avuga ati ubu ngubu ni ukubera ukuntu nyine Luc yambwiye biriya bintu, niyo mpamvu umuntu wese mbonye mubonamo rwose umugizi wa nabi.
Ku mugoroba rero baba bafite gahunda yo kubonana na Rick, ajya kumureba maze akabwira nyine Rick ati uyu munsi nabonye rwose umuntu udasobanutse, nabonaga ameze nk'ufite ibintu agenda ashakisha, yari afite ifoto ari kugenda yereka abantu, nubwo njyewe ntigeze mvugana nawe ariko nyine namubonye numva nteye ubwoba ukuntu, ku buryo n'ubu nkiri kumutekerezaho kandi hashize amasaha menshi. Naho Rick rero ahita amubaza ati none se uwo muntu yari ameze gute? Elise amubwira neza cyane uko uwo muntu yari ameze, maze Rick agahita yijima mu maso, aceceka umwanya, akubika umutwe mu biganza, nta kintu na kimwe avuga, maze akareba Elise ahita amubwira tumva, nkurikije ibintu mbwiye uwo muntu wagira ngo neza neza ni onkle wanjye. Elise ubwoba buramwica ati hoya ntabwo bishoboka, yaba se yaramenye gute ahantu uri? Ikindi se kandi ko wambwiye ko afunze, yaba yarafunguwe ate? Rick rero ahita amubwira ati mfite abantu benshi bo gusaba amakuru, reka ntangire nshaka amakuru. Atangira rero guhamagara abantu nyine baba baziranye, maze akababaza ibya onkle we. Baramubwira bati onkle wawe yatorotse gereza, nta n'umuntu n'umwe uzi aho hantu ari, mbese yaburiwe irengero ku ikarita y'isi neza neza. Rick ubwoba buramwica, noneho rwose akumva neza neza abuze ikintu cyo gukora. Abwira rero Elise atumva ni ukuri ntabwo bimeze neza rwose habe na gatoya, kubera yuko bambwiye yuko onkle wanjye yatorotse gereza, nkurikije rero ibyo wambwiye uwo rwose niwe nta gushidikanya. Rick rero ahita abwira Elise ati nkurikije rero ibyo bintu byose ntabwo rwose ukwiriye gusubira mu rugo iwanyu, kubera ko ntabwo waba uri mu mutekano, ndifuza ko uguma hano maze nkakurinda unyegereye, sinifuza yuko hari ikintu cyahungabanya umutekano wawe. Elise ahita abwira Rick ati ndabizi rwose ko nyine nkwizeye, kandi ikindi nagusezeraniye ko uko byagenda kose nzaba ndi kumwe nawe, haba mu bikomeye haba mu byiza ndetse no mu bibi, nzaba ndi iruhande rwawe. Ubwo rero n'iyi ntambara tugomba kuyirwana njye nawe. Rick amufata mu kiganza maze akamubwira ati ni ukuri ndakwinginze rwose ukomere, sinigeze nifuza kukuzana muri ibi bintu, sinifuzaga kukuzana muri ibi bibazo. Umunsi rero wakurikiye ntabwo rwose Rick yigeze yicara, kubera ko yari afite abantu nyine ajya yishyura maze bakamushakira amakuru. Abantu rero bo muri uno mujyi yababwiye ko rwose bagomba kumushakira amakuru kuri uyu mugabo. Bidatinze bamubwiye ko rwose bakurikije ibyo yababwiye uyu muntu bamubonye muri uyu mujyi, kandi nyine ari kugenda abaririza nk'ufite rwose umuntu ashakisha, ndetse ko bakurikije n'ibyo babajije abantu bahuye n'uyu mugabo, ifoto rwose aba afite ari iya Rick neza neza. Rick noneho umutima umuvamo akumva ko rwose noneho onkle we amwegereye cyane. Abwira rero Elise ati ndabona nyine hano tudafite umutekano wuzuye, hanyuma rero ndifuza yuko twava hano maze tukajya mu yindi nzu mfite mu wundi mujyi, ko rwose harihishe ntabwo yabasha kuzatubona. Birumvikana Elise wari warubatse ubuzima bwe hano, ntabwo rwose ibi bintu bimushimisha. Hano niho yari afite akazi, niho yari yarakuriye, ndetse niho yifuzaga kuzubaka ubuzima bwe bwose. Gusa nanone areba mu maso ya Rick maze akibuka isezerano yamuhaye, akumva rwose ntabwo yamureka wenyine. Arabimwemerera akamubwira ati ndakwizeye nta kibazo, kandi nzi ko ahantu uzanjyana ari heza nta kibazo. Batangira rero gupanga ibintu byabo kuko baba bari bugende bazindutse. Mu gitondo cya kare rero bajya mu modoka nyine, maze Rick akabwira Elise ko ari we nyine uri gutwara imodoka. Elise ati ubuse urabivamo, waretse nkaba njye ntwara? Rick ati byihorere, ni njyewe nzi aho tugiye nta kibazo rero, kandi gutwara nyine ndabimenyereye ntuhangayike. Mu kugenda rero birumvikana Elise agenda ari kureba nyine inyuma aho avuye, areba ukuntu ahantu yakuriye ahasize inyuma, aho arashobora no kutazongera kuhagaruka. Gusa nyine Rick aba yamubwiye ati ku ishuri usabe nyine uruhushya, usabe konje, kubera ko ibi bizarangira mu gihe gitoya ndabizi.
Baragenda rero bakagera kuri iyi nzu. Iyi nzu rwose iba ifite umutekano cyane, ifite nyine amakamera areba ahantu hose. Ni inzu kandi Luc aba yarubatse nyuma y'uko ahura n'iki kibazo, ku buryo iba ari inzu nyine imufasha nyine kuba yagenda muri iyi nzu nta kibazo afite akoresheje akagare ke. Ibintu byose biba ari ibintu nyine bimworohereza ubuzima, kuko byose aba yarayubatse abitekerezaho. Binjira muri iyi nzu rero maze Elise agatangira kuyireba, aramubwira ati hano hantu ho ni heza cyane, ndanakeka ko rwose tuzahihisha neza nta muntu uzabasha kuhamenya. Luc ahita amubwira ati nanjye ndabyizeye cyane. Baragenda rero bakabika nyine ibintu baba bazanye, ubundi bakajya mu gikoni bakajya gutegura akantu ko kurya nyine. Bicaye rero bari kuganira bafata n'amafunguro, Luc ajya akumva akayimeri karaje, aragafungura maze agahita yijima mu maso. Elise ahita amubaza ati habaye iki? Luc agahita ahindukiza mashine akamwereka ati umwe mu bantu nyine bampa amakuru ambwiye yuko rwose onkle wanjye akiri muri uriya mujyi ndetse akiri gushakisha ko ndetse yageze ku ishuri ryawe, ko ubu ngubu tuvugana nawe azi yuko uhari. Ntabwo nyine bazi aho twagiye, ariko mu by'ukuri nyine birumvikana ko nawe babizi ko uri hafi yanjye ndetse rwose ko dukundana. Elise rero ubwoba nanone buramwica, kuko aba yibaza ko rwose uyu mugabo yazaba akurikirana na hano. Luc amufata mu biganza maze akamubwira ati ni ukuri ndacyagusaba imbabazi rwose kuba narakwinjije muri ibi bintu. Elise rero ahita amubaza ati ariko se ubundi yamenye gute ahantu uba, yamenye gute igihugu wagiyemo? Naho rero Luc ahita amubwira ati ndakeka ari njye nakoze amakosa, kuko nyine hari abantu natekerezaga ko ari inkoramutima zanjye nakomeje kujya mvugisha, gusa nyine ubwo naribeshye, nakoze ikosa ryo kubizera, ubwo nyine bashobora kuba aribo batanze amakuru. Naho Elise ahita amufata ku rutugu ati sheri, ntabwo rwose nawe ari wowe nawe, kubera ko nyine uri umuntu mwiza, ntabwo watekerezaga ko abantu bigira inshuti zawe bashobora kuba ari abantu babi kuri wowe. Luc rero abwira Elise ati ikintu kimbabaje ni ukuba rwose nkwinjije muri ibi bintu ukaba utangiye guhangayika, ubuzima bwawe ukaba ubusize inyuma. Naho Elise ati nta kibazo rwose, tugomba kubinyuranamo kandi nzakuguma iruhande, sinzigera ngusiga, ibyo rwose twarabivuganye. Bakiri rero kuganira, Luc arikanga maze agahita abwira Elise atumva uko byagenda kose hari umuntu rwose wegereye iyi nzu muri metero nkeya. Iyi nzu rero yari yarayikoze ku buryo yari ifite security ihambaye, ku buryo niba hari umuntu nyine uhegereye yagombaga kumuha ikimenyetso cy'uko hari umuntu uri hafi aho. Ahita afata mashine rero agahita atangira kureba ku makamera, akareba ahantu hose hazengurutse iyi nzu. Mu kureba mu ishyamba riba rikikije rero iyi nzu, ahita abona umuntu uri kugenda muri iri shyamba, ndetse rwose aza yegera iyi nzu aritegereza, maze agahita yereka Elise ati dore rwose niwe rwose ni onkle wanjye. Elise aramwitegereza ati n'uyu nanjye rwose nabonye ari kugenda nyine ashaka amakuru. Elise ubwoba buramwica agahita amubaza ati hanyuma se turabigenza gute ko ndeba atwegereye? Luc ati ibintu byose nabitekerejeho, gusa nyine hari inzira y'ibanga cyane muri kave igenda nyine ikagera kure rwose mu misozi. Naho rero Elise ahita amubwira ati none se turabasha nyine kuyinyuramo? Luc ati yego nta kibazo rwose turayinyuramo, ndetse hari n'ahantu nyine nahishe imodoka, aho iyo nzira tugiye kunyuramo itungukira, hari imodoka yanjye ihahora. Elise aratangara kubera ukuntu uyu mugabo aba yariteguye ibintu byose ukuntu bizagenda, aba abizi ko rwose nta mutekano nawe afite. Ahita atangira rero kumusunika nyine mu kagare, maze bakagenda akanda ahantu rero hagahita haza nyine inzira, iba rwose ari inzira wagira ngo ni inzira y'ikoranabuhanga. Batangira kwinjiramo maze bakagenda.
gusa nyine ubwoba buba ari bwose, baba bumva hari wagira ngo ntabwo bari kuva aho bari kubera ubwoba baba bafite. Bageze rero nko muri kimwe cya kabiri cy'iyi nzira bajya kumva bakumva nyine ibintu biri gusakuza. Ni onkle wa Luke uba uri kugenda aca inzugi yinjira. Luke ahita amubwira ati ari kwinjira rwose, agiye no kudukurikira kandi hano. Elise ubwoba buramwica agatangira kugerageza kwihuta. Bageze rwose ahantu baba bari kureba neza umuryango bari busohokeremo, bajya kumva bakumva ijwi ry'umugabo utuje cyane ati Luke, ubu rwose nongeye kongera kukwibonera n'amaso yanjye. Luke rero arahindukira ndetse na Elise agahindukira, bahita babona umugabo wambaye igikoti kinini cy'umukara, ndetse rwose uyu mugabo nyine uba uteye ubwoba, yijimye mu maso, ubona nta guseka habe na gatoya. Aba afite kandi imbunda mu ntoki, ubona rwose ari umugabo ufite ubugome bwamurenze. Luke rero nawe rwose noneho kano kanya aba yumva atazi ikintu cyo gukora, aba abona ko ibi bintu bibarangiranye. Onkle we yahita amubwira ati ntabwo wabyumva, igihe cyose nari maze ngushakisha, ariko nawe urabizi nta muntu wanyihisha ubuzima bwose, ntabwo rwose nagombaga kukubura. Luke rero ahita amubwira ati nizere ko ibibazo dufitanye turi bubikemurane njye nawe, ariko rwose utagomba kubyinjizamo Elise. Nta gutinda rero uyu mu onkle wari ahita amubwira atumva nta mwanya rwose wo guta mfite, noneho ndifuza guhita ndangiza urugendo natangiye, noneho tubirangiriza aha, nta byo gutinda rwose. Atunga rero imbunda Luke, maze akiyimutunga Elise agahita asimbuka cyane, agahita ahagarara imbere ya Luke. Ahita rero abwira onkle wa Luke atumva rero nkubwire rwose mbere y'uko umwica uraba wamaze kunyica. Naho rero uyu mugabo atungurwa n'ukuntu uyu mukobwa akunda Luke bigeze aha ku buryo aba yakwemera kumwitangira. Mbese ukuntu aba ahagaze ubona yihagazeho, ubanza abazi ko hari amasasu ari buze kuyafatisha intoki, uba ubona azi neza ko rwose agiye kurinda Luke, ntabwo abazi ko nawe bashobora kumurasa. Muri ako kanya rero dore ko rwose onkle wa Luke we nta mbabazi aba afite, aba yiyemeje kubarasa bose, maze bahita bajya kumva bakumva nyine urusaku rwinshi rw'inkweto, ndetse rwose ivumbi riri gutumuka hano hantu kuko nyine hari abantu baba bari kuza kandi benshi. Onkle rero wari kagihindukira ahita abona ari polisi, bahita bamubwira bati amaboko hejuru. Luke rero ahita agerageza nyine gushaka kurwanya polisi kuko ntabwo aba yakwemera kumanika amaboko. Birangira rero polisi imurashe kuko nta yandi mahitamo nyine baba bafite. Naho rero Elise ndetse na Luke ubwoba bari bwinshi, barahoberana bagafatana bakanga kurekurana kubera ubwoba n'ibintu baba bari kureba. Mu kanya rero bakibaza ibibaye, bajya kubona bakabona Jane arinjiye ati Luke ndetse na Elise mumeze neza? Elise aratungurwa ati Jane uri hano, niki cyakubwiye ko turi hano? Jane rero ahita amubwira ati kubera ukuntu nagushatse nkakubura, maze ngasanga mwese mwaragiye mutambwiye. Natekereje ko byanze bikunze hari ikintu rwose kitagenda neza, noneho ejo mu gitondo rero nabonye umugabo waje aho twigisha nyine ari kugenda ashaka amakuru, abaza nyine amakuru yerekeranye na Luke. Byanze bikunze nabonye ko rwose ishyamba rishobora kuba atari ryeru. Nagerageje rero gutarakinga imodoka yanyu, maze mbona nyine iri hano muri iyi karitsiye. Nahise rero mpa amakuru polisi, maze nyibwira ko rwose muri mu byago bagomba kuza hano kugira ngo barebe uko bimeze. Nuko rero twaje, maze duhita dusanga nyine bino bintu biri kuba. Elise ariruhutsa ati Mana nyagasani, ndagushimiye ni ukuri Jane, ukijije ubuzima bwacu, twari dupfuye byari birangiye, njyewe urupfu nari narwiboneye n'amaso. Gusa nyine ibi bintu aba ari kuvuga abafashe mu kiganza Luke yamukomeje rwose, ubwoba buba bukiri bwose. Polisi rero ihita ibafasha gusohoka hano hantu baba binjiye, maze nyine bakajya hano hanze. Gusa nyine bariruhutsa
kuko rwose baba babona ubuzima bwabo bwari burangiye. Polisi rero ibabwira ko rwose ntacyo kwikanga gihari, ubu noneho bakwitahira maze bakisubirira iwabo, ko rero uyu murambo nyine w'uyu mugabo uwo bagiye kuwohereza mu gihugu cye, maze nyine bakazamushyingura bene wabo. Birumvikana nyine Eric ntabwo aba yishimye, arababara kubera ko byanze bikunze uyu muntu aba ari amaraso ye, nubwo nyine aba yashakaga kumwica, ariko Eric we ntabwo ari uku aba yashakaga ko birangira. Gusa nyine polisi yo ihita itangira gushaka nyine amakuru ku byerekeranye neza na Eric, kubera ko umuryango we wose wari umeze nk'aho wagiye mu biyobyabwenge, batekerezaga ko nawe ashobora kuba abifitemo uruhare. Batangira rero gushaka amakuru kugira ngo bamenye niba hari n'abasigaye muri iyi gurupe yacuruzaga ibiyobyabwenge, kugira ngo nabo babafate. Gusa nyine iperereza rirakorwa maze rikerekana neza ko rwose uyu musore nta ruhare na ruto yigeze abigiramo. Ababa barasigaye rero bose barabafata maze bakabafunga, ku buryo rwose Eric nawe areba akabona noneho afite umutekano, kuko abona nta n'umwe ukidegembya. Umunsi umwe rero aba yicaranye na Elise bari kuganira, maze Eric akafata mu biganza Elise aramubwira ati ni ukuri ndagushimiye, ntabwo wabyumva kubera yuko wambaye hafi mu bikomeye, wabaye umukobwa w'intwari, ni ukuri wandwanyeho, ndagushimiye cyane, ndagushimiye kandi ko wakomeje kunkunda nyuma y'ibibazo byose wasanze mfite. Naho Elise ati nta rukundo na rumwe rutagira ibikomeye, narabikubwiye, nta rukundo rwose ruba rumeze nko kugenda mu muhanda urambije. Mu rukundo umuntu arazamuka ndetse akanamanuka, icyangombwa ni ukuba nyine mubyumva kimwe we n'umukunzi wawe, maze mukiyemeza kubinyuramo mufatanyije. Eric rero aramuhobera maze akamubwira ati ni ukuri iyo ntekereje ko ngufite nk'umukunzi wanjye mba numva ndi kurota, kubera ko uri mwiza cyane ku buryo ntagukwiye. Ni ukuri sinzi ikintu natanze kugira ngo ngire umukunzi umeze nkawe. Naho Elise ati ahubwo nanjye ibyo bintu njya mbyibazaho, njya nkibaza ikintu naba naratanze kugira ngo nkugire nk'umukunzi wanjye, kubera yuko umva uri umwana mwiza, umba hafi, noneho ukuntu unyitaho, ni ukuri ntabwo rwose ushobora kubyumva, gusa iyo mbitekereje mba numva bindenze. Eric rero ahita amubwira ati ntacyo mfite cyo kukwitura, ariko nguhaye umutima wanjye ubuziraherezo, kandi nzagukunda iteka ryose, nzaharanira ko uhorana ibyishimo, ndetse rwose nzaharanira ko uhora mu mutuzo. Elise rero aramushimira maze akamubwira ati nanjye rwose nibyo nifuza kuri wowe. Eric ahita akora mu mufuka maze agakuramo impeta, ahita abwira rero Elise ati ni ukuri ngukunda n'umutima wanjye wose, ndifuza rero ko wambera umugore maze nkakwikundira ubuziraherezo. Elise ahita amubwira ati ni ukuri ntabwo rwose nabihakana, kubera yuko nanjye ndagukunda cyane, kandi ndifuza ko urukundo rwawe rwampora iruhande. Amuhereza ikiganza rero maze akamwambika impeta, barahoberana, ibyishimo bikaba byose. Mama rero wa Elise akimara kumenya ko rwose Elise bamwambise impeta, ibyishimo biramurenga, maze akamubwira ati burya mwana wanjye ntawe umenya aho azahurira n'urukundo rw'ubuzima bwe, gusa nyine ndishimye ku bwawe kuba warahuye n'umusore wa nyawe ndetse ugukunda kandi ukanyurwa, ndabashyigikiye nanjye mbari inyuma. Elise rero kandi ahamagara Jeanne akamubwira ibyabaye. Jeanne arishima cyane maze akamubwira ati ni ukuri ndakunezerewe rwose, kandi ibyishimo byawe nibyo byanjye urabizi. Nyuma y'iminsi mike rero Luc yarabatumiye bose kugira ngo nyine baserebure iyi fiançaye ye ndetse na Elise. Ibyishimo rero byari byose, maze Luc ababwira ko bagomba rwose gutegura ubukwe kandi byihuse.
kubera ko rwose yumvaga atagikeneye kuba kure ya Elise, yumvaga urumuri rw'ubuzima bwe rugomba kumuba iruhande buri munsi. Bose rero babwira iyi couple nyine y'icyitegererezo ko rwose babashyigikiye kandi aho bazabakenera hose bazaba bahari. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.